Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru. Urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, ko twayitangiye ku gice cya mbere, umusore Lucas ari we urimo kuyitubarira. Twatangiye ubwo uyu musore yari yagiye gusura umukunzi we Angelo, nuko batandukana akagera mu rugo agasanga umusaza yitaga papa we ariko atari we papa we, ari kimumakabe arembye cyane kubera ko yari yakubiswe cyane inkoni nyinshi, maze umusaza ari kimumakabe agatangira kumubwira amateka y'umuryango w'abamakabe uhereye kuri ba sogokuruza ba ari kimumakabe ndetse na ba sokuru kugeza kuri papa we Jordan Makabe, uburyo bari intwari mu gihugu cyabo, uburyo banyazwe imitungo yabo, ari kimumakabe akayigarura abifashijwemo n'umukunzi we Adurise, kugeza ubwo batangiye kujya bahuza n'imiryango yari yaratandukanye kera kuva ku bisekuruza. Ese byaje kugenda bite? Umusaza ari kimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, twamaze kwifotoza twishimye, perezida wa Masofa Sira Musitronge na First Lady we Michelle Mariduka Musitronge bafata umwanya wo kudusezeraho, cyo kimwe na perezida wacu muri Metrobet Sharidiane na First Lady we Florence badusezeraho ngo baherekeza abashyitsi baturutse Masofa. Ako kanya hakurikiraho Marituri n'umugore we Francine barajyanirana. Ako kanya Miki avaye abahereza ubutumire bw'ubukwe bwe na Zipora. Bagisohoka nibaza impamvu Sira Musitronge na Michelle Mariduka Musitronge bagiye batajyanye na Christian na Veronica baje bazanya, ariko mbona uko Christian na Veronica batahita bagenda badashiranye urukumbuzi n'ababyeyi n'abavandimwe. Lucas ako kanya Morine wari ufatanye na Jeffrey Mariduke na Nikora na Ninete cyo kimwe na Tesi na Jonas nk'umuryango bahagurikira rimwe badusezeraho batubwira ko bagiye gutegura aho Jeffrey Mariduke na Morine baba. Ako kanya nibaza impamvu Rameki Mariduke na Michelle Mariduke basigaye mu gihe nk'ibyibazaho Veronica ari we Vero n'abana be Veronica, Dr Samuel na Anna n'umukwe Christian nabo badusezeraho ngo bajye kureba zanzo basekuruza wa ba Samuel basize ari bo Fidel na Hari. Ako kanya Odette na Burize badusezeraho, hakurikiraho umusaza Morgan na Tamara, ariko bo mbere yo kunsezera Morgan abanza kunyongorera ambwira ko ntagomba guhangayikishwa n'igitero cya Nimurodi kuko we na Jonas bagiye kubyitaho no kubikurikirana bazampa gahunda y'icyo gukora. Arongera ambwira ko ntagomba kwizera bari abaperezida bombi kuko imibare baba bafite muri politiki ihabanye kure n'ibyo batwereka, nuko bagaragara imbere yacu ku buryo batatinya no kungambanira baharanira ko ubutegetsi bwabo busugira bugasagamba. Nkuko Sharidiane yavuze ko igikwiye ari ukujya mu mishyikirano na Nimurodi, bivuze ko muri iyo mishyikirano hari uwo bagira igitambo cyayo, kandi uwo nta wundi ni njyewe n'abamakabe bose muri rusange. Bityo ikintu tugomba gukora no kwihanganirana Nimurodi mu buryo bwacu nk'ikipe yizerana nk'uko twarimbuye UG44 mu buryo bwacu. Lucas Morgan yamaze kumbwira gutyo nkorwa ku mutima ko bamufite hafi yanjye nk'umuntu w'inararibonye ureba kure cyane mu bushishozi bwinshi. Ndamushimira mubwira ko agomba kudutumaho nk'ikipe yasenye UG44 tukiga neza urugamba rukomeye rwadusatiriye. Nuko we na Tamara bansezeraho, hakurikiraho Julienne na Romeru, ariko Karayisa baragasiga kuko kari kagikina na ka Asha. Hakurikiraho Marume Jeremiya na Roseline bari kumwe na sogokuru Gabriel na nyogokuru Marilene, cyo kimwe na Dr Abeli. Nihutira kubaza Jeremiya aho ajyanye sogokuru na nyogokuru, ambwira ko abajyanye ku icumbi ryabo ngo babe baganira, ariko nituva mu kirori cyateguwe na Adurise Makabe njye kubafata nta kibazo. Mu gihe nkirimo kwibaza kuri icyo kirori Adurise yateguye n'impamvu yacyo, Max, Asha na Serine nabo badusezeraho, aho hasigara urubyiruko n'ingimbi, abakadete n'abana gusa. Ako kanya Adurise arazambwira ko nkuko yari yabinsezeranije agiye kunsohokana, ariko bikaza kwitwa gusezera Mikina Zipora mu busiribateri kuko hari urundi rwego bagiye kwinjiramo, ndetse no kwakira Doris na Hari mu rugendo rw'urukundo. Lucas ako kanya namubaje niba nabo bana n'abakadete atujyana, ambwira ko bo yabaguriye amatike aza kubinjiza mu gitaramo cy'umuhanzi ukomeye bemera cyane witwa Swizby waturutse muri Kentrone. Icyo gitaramo kikaba cyateguwe n'ikigo cy'itumanaho gishaka kwamamaza serivisi nshya gifitiye abakiriya bacyo. Ako kanya mubaza aho twe adusohokanya, ambwira ko ari ibanga kuko yateguye kuntungura. Ako kanya mbona hinjiye umwe mu bakozi bakora muri Abamakabe hoteli, ahereza Adurise udukarita tw'amatike, nawe ahita agenda duhereza abana kwitabira igitaramo ari bo Leya, Henry, Kentana, Noah, Nera, Neri,
Kelly na Terry ako kanya bahita basohoka ngo bajye muri sare iberamo igitaramo. Leya asohoka ateruye Asha, naho Henry asohoka ateruye Raisa. Ako kanya ntekereje ko bagiye ahantu hahurira abantu benshi tutari kumwe, kandi abantu benshi bashaka ubuzima n'amaraso y'abamakabe, bikaba bizwi na benshi ko Asha ari amaraso yanjye. Mpita ngira impungenge zikomeye ko bashobora kumushimuta. Ako kanya mpita mpamagara Leya na Henry ngo badusigire abana bataza kubabangamira, bagatuma batidagadura neza. Birumvikana nta na rimwe nari narigeze nkora ikosa ryo gutuma Asha njya kure cyane, kuko mfite inshingano zikomeye zo kumurinda bikomeye ngo nawe ntazamubura nka mama we Nora. Lucas ako kanya Durisa yavuze ko ariko kanya ko kwerekeza nterura Asha, na Edmond araza aterura Karayisa. Ako kanya dusohoka buri wese ari n'umukunzi we, couple pari couple, mikina zipora. Batubanza imbere nk'abantu tugiye gusezerera mu busiribateri, tubakira mu nshingano z'urugo. Hakurikiraho Rameki Mariduke na Fereyine, hakurikiraho Cantona na Michel Mariduke, hakurikiraho Harris na Dorise, hakurikiraho Edmond na Britini. Nge na Adrisse tugiye gukurikiraho tubona hasigaye Tayiga na Debora bari bahagaze mu mpande zitandukanye ubona bari mu bwigunge. Ako kanya Durisa babwira ko ahantu tugiye ari ahantu h'ibyishimo by'akataraboneka, ku buryo ntawe yifuza kubona ari mu bwigunge, bityo nabo birekure bikuremo ingingimira n'ibibazitiye imitima bisungane. Akimara kubabwira gutyo bombi bagira isoni bareba hasi. Ako kanya Durisa aragenda bafata amaboko bombi arabegeranya abahuza intoki, abasaba gukurikira abandi. Nabo bavayo bafatanya agatoki ku kandi, nubwo wabonaga ko batinyanye cyane. Britini na Edmond bibakora ku mutima, babaha inzira ngo babanze batambuke. Babona gukurikiraho nanjye na Adrisse dukurikiraho. Nyuma y'akanya gato twisanga hanze kuko sare twarimo yari mu igorofa ryo hasi. Mu gusohoka twagiye ducumbagira nk'abageni muri wese nuwe. Ibintu byari binogeye amaso y'abari bitabiriye igitaramo cya Swiss B, bari baturangariye cyane, bakibagirwa no kugura amatike kandi igitaramo kigiye gutangira. Lucas ntabyo gutinda twageze ku modoka ndende tugendamo. Bose binjiramo buri wese yicarana n'umukunzi we, kuko harimo intebe zitandukanye mu marangi ndetse mu maranje. Impande buri ruhande ruriho intebe imwe yicaraho abantu babiri. Ako kanya Rameki Mariduke na Fereyine bajya kwicara inyuma mu ruhande rw'iburyo, naho Cantona na Michel Mariduke nabo bicara inyuma mu ruhande rw'ibumoso. Imbere yaho hicara Mikina Zipora mu ruhande rw'iburyo, noneho mu ruhande rw'ibumoso biteganye hicara Harris na Dorise. Imbere yabo mu ruhande rw'iburyo hicara Edmond na Britini bacigatiye Karayisa. Uruhande rw'ibumoso biteganye hicara Tayiga na Debora. Hasigara intebe z'imbere kuri Vora. Ako kanya Durisa nk'umuntu rukumbuza aho tujyana arinjira yicara imbere ya Vora, nanjye mfungura undi muryango w'imbere ninjira ncigatiye ka Asha. Ako kanya Durisa ahagurutse imodoka muri ayo masaha y'igicamunsi satira umugoroba. Dukomeza gusohoka mu butaka bw'abamakabe kugeza tugeze hanze, dufata umuhanda dukomeza mu cyerekezo kigana muri diyoseze ya Tarimu. Buri wese agenda aganira n'umukunzi we mu byishimo n'umunezero w'imitima ya babiri ikundana. Gusa ku ruhande rwa Tayiga na mubyara we Debora bari bicaye batuje ntawe uvugisha undi. Debora yafunguye ikirahure agenda yirebera hanze ari nako yikinira n'umuyaga, mu gihe Tayiga yari yicaye atuje areba hejuru uko ibitekerezo byamuheranye. Mu gihe ka Asha nari ncigatiye kari kasinziriye cyo kimwe na Raisa wari ucigatiwe na Edmond. Mu kugenda tuganira couple pari couple, nge na Adrisse twagiye tuganira mubaza ibyerekeye Zipora na Miki uko bongeye guhuza ndetse bakiyunga byihuse. Lucas Adrisse yahise ambwira ati ubwo mwari mwimukiye mu yindi sare mugiye kuvuga ibya politike. Nafashe Zipora na Miki njya kubicaza ku ruhande mbasaba gutuza bakirekura kandi bakamenya ko mbere yuko bahura baba baraciye muri byinshi bitandukanye ndetse bagakora n'amakosa atandukanye, ariko bikaba bibi iyo ibyo wakoze bikomeje kugukurikirana ku buryo byaguteranya n'umukunzi mu gihe urukundo rwanyu rwubakiye ku musenyi. Nkomeza mbwira Zipora ko adakwiye kurakarira Miki kubwo amakosa yaba yarakoze ntayamubwiye kuko yayakoze bataramenyana. Maze kubwira Zipora gutyo nkomeza mbwira Miki ko kuba ibyo yakoze kera bitangiye kumugarukira byaba inzira yoroshye yo gutemba, ko urukundo rwabo rutembanywe n'isuri, bityo biba byiza iyo wirinze ko urukundo rusenyuka mbere y'igihe udategereje ko rubanza gusenyuka ngo wongere ushake uko urwubaka bushya. Bityo ikintu gishoboka gukumira ko urukundo rwabo ruhura n'umutingito cyangwa umuyaga ukarwangiriza ni ukwerekura akabwira Zipora ukuri ko ibyo yakoze n'amateka mabi yaciyemo, ku buryo Zipora n'abamukunda aramubabarira, n'abatamukunda amusige kandi ntibimubabaze kuko araba amwiyeretse mbere y'igihe. Nkimara kubwira Miki gutya aka kanya Zipora ahita ambaza impamvu mushyiraho ikigeragezo. Nanjye mubwira ko uwo mwanya ari wagomba kugaragaza ko akunda Miki ku buryo yemera no kumuba hafi mu makosa yakoze
yakoze mu guhangana n'ingaruka zayo nta mutererane, ahubwo amufashe kurwana n'urugamba rumutegereje. Ibyo Zipora akibyumva byaramukanze, ariko avuga ko nta kintu na kimwe cyamuteranya na Miki uretse ikosa ryo kumubeshya gusa, naho ibindi yabanza kubisuzuma akabanza akamenya ni impamvu yabiteye. Ako kanya ndeba Miki musaba kubwira umukunzi w'ibyerekeye Jessica wakomeje kumuca mu matwi, kuko aribyo bizamura icyizere kuri Zipora. Ako kanya mu bwoba bwinshi Miki abwira Zipora ibyo na Jessica byose, asoza Zipora yahogoye, ariko ageze aho aratuza abwira Miki ko nubwo yahemutse atari we yahemukiye ku buryo yabimuhora, ariko akwiye kuzajya gusaba imbabazi Vanessa murumuna wa Jessica amubwira iherezo rya mukuru we. Bahoberana nta by'imbereka, ariko basigarana urujijo rw'aho Henry ahuriye na Jessica, ku buryo yabanze kubera we. Nanjye yanga guhita mbabwira ko impamvu ari uko Henry ari umwana wa Miki na Jessica, ahubwo mbabwira ko impamvu ari uko Jessica yafashaga Henry akiba mu kigo cy'imfubyi, Reya akaba yaramubwiye ko ari bo bamwiciye, ariyo mpamvu abanga urunuka. Nuko bumvikana ko bazashaka nuko basaba imbabazi Henry. Mbabwira ko nkeneye no kubona Vanessa byihutirwa, nkamuha ubutumwa bumuhumuriza bukamukomeza. Ako kanya bahita bambwira ko yagiye gukomereza urugendo rwe rwo kwiha Imana mu gihugu cya Yope, bityo nabo bababajwe no kuba atazabatahira ubukwe, ariko ibyo barabyirengagije bariyunga. Zipora nyuma yo kumenya ukuri yongera gutuza, arekeraho kubunza imitima, bakomeza kwishimira no kuryoherwa mu rukundo. Nk'uko bisanzwe bahita batanga ubutumire ku bari bari aho kureba babona ubukwe bwabo buzaba muri weekend ikurikira, aho buzaba kuwa gatandatu utaha. Lucas Adresse yamaze kumbwira uburyo yajimije inkongi y'umuriro yari itangiye kwaka itwika urukundo hagati ya Miki na Zipora. Ndamushimira cyane, mwumvisha uburyo batazamwibagirwa kuko yababereye inkoramutima. Nawe ambwira ko byari kumubabaza kubona ubukwe bw'inshuti ye Zipora bupfa ku munota wa nyuma, noneho bugapfira rimwe n'ubwa musaza we Kingisireye wahoze ari inshuti yanjye, kuko byari kuzamubera igikomere atari kuzigera akira. Ako kanya mubaza niba ubukwe bwa Kingisireye na Shami bwo bwari bugiye gupfa. Ahita ambwira ati ahabwo no kuba bari mu rukundo wari umukino wahuzaga Enrique na Shami bakinira ku mutima wa Kingisireye, bitwaje ko ari umupagasi wabo, kuko n'ubundi bari kuzakomeza kujya bamuca inyuma nkuko bacaga inyuma Hana. Bityo Kingisireye asa nkaho yarokotse urupfu rw'umutima ku munota wa nyuma. Bivuze ko kuba ubukwe bwabo bwapfuye byari bikwiriye, ndetse cyane kuko niba hari ubuhemu bubi bubaho butera no kwiyahura, ni ugukinira ku mutima w'umuntu umubeshya urukundo kandi hari izindi gahunda zihabanye n'urukundo umufiteho. Lucas Adresse yamaze kumbwira gutyo numva avuze ukuri, kuko mu busanzwe n'ubundi Shami yari nk'umugore wa kabiri wa Enrique, bityo gushaka kumushyingira Kingisireye byari nko kumushakira Adresse ngo byitwe ko ataheze kwishyiga, ariko n'ubundi gahunda yagiranaga na Enrique zigakomeza. Ibyo twabivuyeho tuganira ku birori byo guhuza imiryango, tuvuga uburyo byagenze neza. Ibyo tubiganira nako dukomeza urugendo, ku buryo ntamenye n'igihe twarengeye muri diocese ya Taremu. Ako kanya twumva Kantona aho yari yicaranye na Michel Mariduki, nyuma aravuze atari kuko mbona urugendo rubaye rurerure cyane, biteganyijwe ko duparika ari uko essence ishizemo, cyangwa tugaparika ibirometero moteri igomba kugenda bishize. Fereyine yahise avuga ati Kantona, aka kanya urambiwe ute? Kandi Michel Mariduki wakwahagizaga umushaka nk'isha yabuze amazi umufite iruhande rwawe. Rameki Mariduke yahise avuga ati mureke dukomeze twirire umunyenga w'urukundo wana, ahubwo iyo iyi modoka yakomezaga kugenda ubuziraherezo umukunzi wanjye akanguma iruhande iteka ryose. Michel Mariduke yahise aseka maze aravuga ati mureke kunsetsa nirwarira imbavu, gusa kuri njyewe ubu ndumva nishimiye by'agahebuzo, kuko bari bwo bwa mbere nagendana na Kantona numva mufite wese, kuko ubundi nabonaga urukundo rwacu ruzarangira nk'uko umubyeyi cyangwa umuhinzi, umubibyi cyangwa umuhinzi ahinga abandi bakazasarura, kuko ubundi ababyeyi bacu babangamiraga urukundo rwacu kubera impamvu za politike. Nta cyizere nari mfite ku rukundo rwanjye na Kantona ruzakomeza tukabana ubuziraherezo. Fereyine yahise avuga ati Michel umvugiye ibintu, kuko nanjye nibazaga amaherezo yanjye na Rameki Mariduke nkayabura burundu, kuko urukundo rwacu rwasaga n'uruboshywe n'umutwe w'iterabwoba wa UG 44, kuko uwo mutwe w'iterabwoba wa UG 44 ukimara gusenyuka urukundo rwacu rwese rubohorwa rusigara rwidegembya mu mahoro. Habwo hashimirwa Rikimuma Kabe na bagenzi be turi kumwe batuyoboye, kuko kuri njyewe ntabwo nteze kuzabibagirwa nk'intwari z'urukundo rwacu n'abandi benshi muri rusange. Lucas Rameki Mariduke na Fereyine cyo kimwe na Kantona na Michel Mariduke twagiye ari bo bihariye ijambo mu modoka.
bishimira uburyo urukundo rwabo rwabohowe, natwe ibyo bikadukora ku mutima tukabona by'ukuri agaciro k'ibyo twakoze. Kuri Asha we kumva Fereyina abwiye musaza we Kantona ngo yashakaga Michel Mariduke nk'ishi ishaka amazi, yahise akanguka yumva ko ari Raisa bavuze, akanguka amuhamagara cyane ngo Isha yanjye uri hehe, na Karayisa gahita gakanguka kamwitaba ngo sheri ndi hano. Birumvikana kwita Asha ngo sheri nuko atarashoboye kuvuga a ibanza, kuko na Asha adashobora kuvuga Raisa neza akavugisha. Ubwo Asha na Raisa nabo batangira kugenda baganira ibyo tutumvaga, kuko batari bakamenye kuvuga neza, nubwo bo ubwabo bumvikanaga. Kuri Adrisi uko yakadutwaye yatugejeje ku nyubako nziza cyane izengurutswe n'ubusitani bw'amazi meza n'indabyo, ndetse izengurutswe n'amashusho gakondo agaragaza metrobete yo hambere. Mu by'ukuri aho hantu hari heza cyane kurusha uko nahavuga, cyane ko ntari impazi. Kuri Britney na Zipora bahise biyamira n'ubwuzu bwinshi, bigaragara ko atari ubwa mbere bahageze. Mu kumara kwinjizamo imodoka, Adrisi bamweretse aho aparika, dutangira gusohoka buri wese afashe umukunzi w'agatoki ku kandi, ubona ari imitako yigendera, kuko abari aho batangiye kuturangarira. Twese tumaze kugera hanze, twakirwa n'akayaga gahuhererana umutuzo katuzengurutse, impumuro nziza y'uturabyo tw'amabara meza turi aho ngaho. Lukasi nta byo gutinda, twabanje kurya amafoto menshi tunezerewe, ubona ko twese urukundo ruturimo, natwe tukarubamo cyane ko no kuri Tayiga na Debora bari batangiye kumenyerana no kwisanzuranaho, bemera kugendana mu munyenga w'urukundo. Natwe turimo bakomeza kwisongana basibirana icyuho bombi bafite mu rukundo. Tukimara kwifotoza amafoto menshi muri ubwo busitani, batangiye butangaje mu bwiza nyaburanga. Haje umukobwa ukora aho ngaho atangira kuvugana na Adrisi ibyo tutumva. Ako kanya batujya imbere, natwe turabakurikira, batujyana inyuma, tubona batugejeje ahantu hari utuzu tugizwe n'inkingi imwe dusakaje ibyatsi gusa, tuzengurutswe n'intebe gakondo. Ako kanya batujyana ku kari gafite intebe zingana n'umubare wacu. Adrisi nka nyiri gutegura ikirori atangira kutwicaza neza buri wese n'umukunzi we, hasigara umwanya umwe agomba kuza yicaramo. Adrisi yamaze kutwicaza ajyana n'uwo mukobwa, dusigara dutangarira ahantu Adrisi atuzanye. Britney na Zipora batubwira ko bakiri mu mashuri yisumbuye bahakoreraga urugendo shuri. Ikirenzeho Britney niho yakoreye stage akora mu bijyanye no kwakira abakiriya, nk'uko uriya mukobwa yaje kutwakira. Lukasi twakomeje kuganira. Nyuma y'akanya gato Adrisi azazanye n'abakozi baho ngaho. Ako kanya batangira gutondeka amacupa ku meza. Adrisi adusaba ko buri wese afata iryo abasha cyangwa iryo akunda, turamwumvira, buri wese afata iryo ahisemo. Adrisi azenguruka dufungurira amacupa, ari nako bamuserereza bamubaza igihe yabereye umuseriveri wo mu kabare, nawe akababaza niba byamubera bose, bakamubwira ko ayo mabwiriza yo gukora mu kabare afite arenze akenewe. Nyuma y'akanya amaze kubafungurira amacupa, abona buri wese afite irye, araza anyicara iruhande, nawe afata icupa ririmo ikinyobwa kidasembuye, agiye kwifungurira, amusaba urufunguzo ngo mbimukorere, aranshimira. Ako kanya agifata icupa arahaguruka, azamura icupa avuga ngo tunywemo kubw'urukundo rwaduhurije aho ngaho. Twese duhagurukira rimwe duhuriza amacupa yacu ku icupa rye. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa Zipora na Miki, tugiye gusezera mu busiribateri. Lukasi ako kanya twese twarongeye duhuriza ku icupa rye. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa Britney wongeye kubona umukunzi we Edmond nyuma y'igihe kinini baraburanye. Twese dukubita ku icupa rye. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa Doris na Haritse binjiye mu rukundo. Twese duhuriza ku icupa rye. Arongera ati tunywemo kubwo kubohorwa ku rukundo rwa Rameki Mariduke na Fereyine ndetse na Kantona na Michel Mariduke. Turongera duhuriza amacupa ku icupa rye. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa Asha na Raisa bakomeje kubaka amateka y'urukundo bagikambakamba. Twese duhuriza ku icupa rya Adrisi. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa Tayiga na Debora bemeye kutwiyungaho batari mu rukundo, natwe tumwikiriza duhuza amacupa. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bw'umugabo wanjye nkunda Rikimuma akaba ukomeje kuba ihuriro ry'imiryango. Adrisi arongera aravuga ngo tunywemo no ku bwanjye nka nyiri gutegura ikirori. Twese duhuriza ku icupa rye. Arongera aravuga ngo tunywemo ku bwa buri wese uri ahangaha, kandi mwese mwakoze kubwo kwemera kuza mu butumire bwanjye. Ngaho mureke dususuruke, twishime, tunezererwe, kuko n'Imana iri ku ruhande rwacu. Lukasi Adrisi yamaze kuduha ikaze. Twese duhuriza amacupa ku icupa rye, tuyatereka vuba vuba tumuha amashyi y'urufayo, ubundi turicara dutangira gusoma tuganira ibiganiro by'urukundo mu rusaku rwinshi, ubona twese twirekuye duhuje umutima, ubona twabaye umwe mu bucuti bukomeye. Burya iyo abantu bahuje imitima bagaterana intambwe z'ubuzima, hari urwego biyumvamo bakumva bafite byose, kuko n'ubundi mu busanzwe iyo ufite inshuti uba usa nkaho ufite byose. Ngitekereza guki intekerezo zansubije kuri Adrisi wateguye icyo kirori n'ahantu hadasanzwe yatuzanye, n'uburyo duhaye ikaze numva ndushijeho guterwa ishema nawe.
maze muri ako kanya nongeye kwishimira Dulce bidasanzwe nk'umugore w'umutima umpesha ishema n'icyubahiro mu bandi. Umutima wanjye wuzura ubushagirirana ari nako unyibutsa urukundo mukunda birenze igipimo. Twakomeje gusoma ku binyobwa twishimye, buri wese ari mu dukino tw'urukundo n'umukunzi we, ari nako duhuza ibiganiro twungurana n'ibitekerezo. N'amasaha akomeza kugenda asimburana ku buryo umugoroba watangiye kuva mu nzira uha ikaze ijoro. Dulce wari wiyemeje kuba umuseriveri akajya ducungira ko mu icupa dushiriwe akadufungurira irindi. Nyuma y'akanya gato arahaguruka asubira iyo yakuye ibyo binyobwa. Hashize akanya gato agarukana n'abaseriveri bafashe amaparato manini, baraza batereka ku meza. Kureba tubona amaparato ariho amafi. Nta byo gutinda Dulce atangira kudukarabya. Twese amaze kudukarabya nanjye ndamukarabya. Ako kanya dusaba kwegera ameza tugasangirira hamwe. Noneho uburyo iyo fi yari iryoshye byatumye tuyijya tuyiririmbira ari nako tuyivugira ibisigo. Ako kanya noneho sinzi uko Dulce nk'umwana wari uturimo yacitswe avugishwa avuga ati kuva navuka nibwo nabona ahantu haba wifi yihuta, nako ifi iryoshye bigeze kuri uru rwego. Lukasi. Dulce akivuga gutyo twese twaraturitse dusekera rimwe, duhagarika amaseka biratunanira burundu. Twese twisanga dutangiye gukanda imbavu zari zavunaguritse. Tukirimo guseka Dulce ahita avuga ngo ndabona ka wifi kabaryoheye, ariko mugakoreshe vuba mube mufunze connection mbanze mbagezeho ijambo nyamukuru nabateguriye, nyuma ukenera indi wifi arongera afungure connection. Lukasi. Dulce akimara kutubwira gutyo noneho si uguseka twakuyemo n'ikirarane cy'igihe twari tukiri urusoro mu nda za ba mama bacu. Gusa nubwo Dulce yari ashatse kutwisekereza icyo yashakaga kuvuga twaracyumvise turi gifi vuba vuba. Nyuma turayimara Dulce dukarabya intoki ndetse yandurura n'ibyo twariraga hasukura ameza. Nanjye nk'umugabo ndamwakira ntangira gufungurira abari aho icyo kunywa. Abaseriveri baza gufata ibyo twaririyeho. Ako kanya Dulce arahaguruka akubita urufunguzo ku icupa, ubona ko arimo kudusaba umwanya ngo tumutege amatwi. Twese turekeraho gusakuza turatuza, amaso tuyahanga Dulce, amatwi tuyamwerekezaho. Ako kanya Dulce yiruhutsa agata duhanga amaso aterura avuga ati murakoze kubwo kwemera kuntiza amatwi. Nanone nongeye kubashimira kubwo kuba mwemeye kwakira ubutumire bwanjye. Mu by'ukuri ahantu nari maze igihe kinini ntekereza kuzahasohokanira umwana wanjye, kuzahasohokanira umwami wanjye ari kimumakabe, kuko ari aha amateka akomeye kuri we. Nanone kuba nahabatumiye nk'urungano n'uburyo bwo kugira ngo duhe ikaze abinjiye mu rukundo. Abo ni Dulce na Harisi, ndetse no gufasha kwishimira ibohorwa ry'urukundo abo urukundo rwabo rwari rumaze igihe ruboshywe, aribo Britney na Edmond, ndetse na Fereyine na Rameki Mariduke, ndetse nanone na Michel Mariduke na Kantona. Ngizo zimwe mu mpamvu z'iki kirori, mpereye ku mpamvu z'amateka nashakaga gusohokana umwami wanjye ari kimumakabe. Aha hantu heza bitangaje ni uburyo bwo kumwerekaho ibisekuruza bye byaturutse, kuko aha turi urugo rukomeye rwa Patmos Zerote wahoze ari umujyanama ukomeye w'umwami wa nyuma wa Metrobet Julius Saviour, ariko ariyo mpamvu iki kigo bakita Patmos Zerote Land. Impamvu mvuga aha hantu ko ari amateka kuri ari kimumakabe nuko Patmos Zerote ari papa ubyara Jordan Makabe tuzi nka sekuruza wa Kimumakabe. Mu by'ukuri iki kigo cya Patmos Zerote Land ni kinini cyane, aho kimwe cya kabiri cy'ibikorwa bihakorerwa byihariwe na mize, aho ariho ahantu habitse amateka menshi y'iby'umwihariko amateka y'abamakabe, aho usangamo amashusho akozwe mu ibumba kuva kuri Patmos Zerote n'umugore we Jordan Makabe n'abahungu be batanu, ndetse n'umugore we, ndetse mu minsi ishize akaba aribwo bakoze n'amabumba ya nyirakuru Charlotte Makabe, databukwe Jonathan Makabe n'amabukwe Rebecca Makabe. Ikindi izi nyubako ni ububiko bw'ibitabo by'amateka byanditswe na Patmos Zerote afatanijwe n'umugore, kuko bari abasizi n'abahanzi bakomeye. Ikindi inyubako ibitse n'ibikorwa by'ubugeni, ububoshyi, ububumbyi n'ibindi bikorwa gakondo byinshi. Ari kimumakabe. Ushobora kwibaza umuntu warinze ubu butaka bw'amateka bugakomeza kubaho no gusurwa n'abantu benshi. Mu by'ukuri abakoloni bose ntabwo bari babi. Rero Patmos Zerote yari afitanye ubushuti n'umupadiri wakomokaga iyo pe witwaga Pere Tarimu cyangwa se Father Tarimu, kugera n'ubwo amuha ubutaka bugari kandi bunini cyane ngo yubakemo ikigo kigenewe imfubyi n'abamugaye, aribwo bubatse iriya diocese na orphani, bakayitirira uwo mupadiri Pere Tarimu. Byatumye na nyuma yo gupfa kwa Patmos Zerote abapadiri barakomeje gukurikirana iki kigo bakirinda bikomeye. Amafaranga avamo yose bakaba bayakoresha mu kwita ku bana baba mu bigo by'imfubyi, abamugaye n'abantu batishoboye. Mwami wanjye ari kimumakabe, ngiki igihembo cyo gutsinda ikizamini naguhaye mu gitondo ngo ufore inkuru nziza Dulce atuzaniye. Rero nk'uko usanzwe ubizi, uzi ko ntajya nica cyangwa ngo ndenge isezerano, kuko ndabizi neza ko isezerano uko ryaba rimeze kose riba ari isezerano. Mana yanjye.
Lukasi. Adrisse yamaze kumbwira amateka ntari nzi numva birandenze mbura uko nifata kuri iyo surprise y'akataraboneka Adrisse yarankoreye yo kunyinjiza mu gicumbi gicumbikiye amateka y'abasokuruza banjye. Ndongera nibuka ko nanone ari we wanyinjije mu butaka bw'abamakabe nge ntazi biri kuba, uretse gushiguka mbona nagezemo nk'umuntu unyereye none naho ngaho ahangeje ntazi birimo kuba. Ako kanya nafashe akanya ko kuzengurutsa amaso Patmos Zeroterandi, ntwarwa n'ubwiza nyaburanga buyitatse, nezezwa n'uburyo ubwo butaka bufasha imfubyi n'abatishoboye, nyurwa n'uruvangitirane rw'abantu b'ingeri zose baba basohokeye ku bwinshi. Nazengurukije amaso aho hashobora kugira mbona uburyo aho hantu haryoheye ubukerarugendo, ntangira kugira amatsiko y'ibiri mu mbere kuko ibyagaragazaga hanze byerekanaga ko mu nzu ho ari agahebuzo. Ako kanya mu bwuzu bwinshi ndahaguruka mpobera Adrisse Makabe mushimira uburyo akomeje kuntungura nkorera ku ndiba y'umutima, mubwira ko kuba naragize amahirwe yo kumugira mu buzima bwanjye ari njye umubona bwa mbere mu museke utambitse izuba rirashe, nkaba n'uwanyuma umubona nyuma izuba rirenze, ndetse akaba ari njye umubona afunze amaso ngo asinzire ndi umunyamugisha n'umunyamahirwe. Lukasi. Ibyo byose nabimubwiranye ikiniga cyinshi, amfata imisaya ndeba mu maso muri yanduro nziza inzonga, ambwira ko ibyo nkorera byose mbikwiriye kuko ko babayeho yishimye ari njye abikesha kuva nkiragira inka zabo. Nanone anyibutsa ko ari njye wa mbere wamurebanye amarangamutima kuva wa munsi wa mbere nshoreye inka zaba ndebera mu idirishya nanjye nkamurangarira nkisanga naguye hasi. Adrisse arongera ambwira ko ari njye wa mbere wamweretse agaciro n'urukundo, anyibutsa uburyo yansangaga mu dushyamba ndagiye inka zabo nkamwakirana nk'umwamikazi, kandi mu rugo baramwakiranaga umunabi nkaho atari umuntu. Adrisse yanyibukije amateka yo mu buto twagiranye, ambwira ko yabuze igihembo gihinganye nabyo yabimpemberamo, ku buryo abona ibyo ankorera ari nk'agatonyanga mu nyanja, bigatuma ahora ashaka ibirenzeho ngo anshimishe, ashaka uburyo anyitura ku byo namukoreye byose. Lukasi. Adrisse yanyibukije ibyo namukoreye byose, anyibutsa ko ariyo mpamvu anyita umwami we. Nanjye mwibutsa ibyo yankoreye n'ibyo yangejeho byose, akazamura umuryango w'abamakabe agacana itara ryawo akawurinda kongera kugwa, akaba ariyo mpamvu nanjye mubona nka marayika murinzi woherejwe n'Imana kurinda umuryango w'abamakabe. Twamaze kwibukiranya amateka turongera duhoberana mu ntege nke, ndetse n'abari aho bose byabakoze ku mutima, imbamutima zirabaganza. Noneho by'akarusho Doris usanzwe uzi amateka yacu kuva mu buto yari yahogoye, Harisi nawe yabonye akazi ko kumuhoza amuririmbira ibihozo, amuvugira ibisigo ari nako amuvugiriza ubuhuha. Birumvikana iyo yibutsa amateka yacu ko nawe yari mu baturwanyije, bituma yicira urubanza yicuza cyane. Ako kanya naricaye Adrisse abasaba kudakomeza guheranwa n'amateka yacu, tugakomeza kumutiza amatwi, agaha ikaze abinjiye mu rukundo aribo Doris na Harisi. Ubundi asoza ijambo ry'asezera Zipora na Miki mu busiribateri, abakira mu kubaka urugo bakora umuryango. Nuko aterura avuga ati, Doris nawe Harisi, munyemerere muri aka kanya mbabwire ko nishimiye inkuru y'urugendo rw'urukundo mwatangiye. Rwose niba mutangira urugendo mwembi mukundana rw'ukuri ruzira uburyarya kandi ntacyo mukurikiranyeho, dore bimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kubaherekeza mu rugendo rw'urukundo rwanyu. Uko rukura rukazamukana ikibazo cy'umunezero wa babiri hagati yanyu, nk'abantu mufatanyije urugendo mugana mu cyerekezo kimwe. Buri wese agomba kubera ingenzi mugenzi we, amabanga mubikanyije mukayabika kure cyane, kuko uko urushaho kubika neza ibanga rya mugenzi wawe niko murushaho kwizerana nk'inzira ibafasha kumenyana byisumbuye. Mu rukundo rwanyu muzarangwa no gutegana amatwi ibihe byose, kandi mubike mu mutima ibyo mubwiranye, kuko iyi ariyo nzira yo gutsinda amabwire aturutse hanze. Muzarangwe no guhangayikirana, buri umwe amenye uko mugenzi we ameze, niba ashavuye amube hafi, niba yishimye umufashe mu byishimo. Mujye muhora mushimiye guhora mugaragiye, buri wese ari proud y'undi, mwembi mwishimirane guterana intambwe, kandi mwumve mutewe ishema ry'uko muri kumwe. Muzafashanye kubaka amateka, ndetse mufashanye gusigasira n'andi mateka meza buri umwe yubatse mutaramenyana, ndetse mufashanye gusibanganya no kurimbura amateka mabi buri umwe yubatse mutaramenyana. Mu ijambo rimwe, mu rukundo rwanyu mugomba kuba umuntu umwe, buri umwe akaba urugingo rwa mugenzi we, akarwitaho yirinda icyarwangiza cyangwa kurutakaza, nkuko asanzwe yita ku ngingo z'umubiri wasanganwe. Ariko ubw'iyo mpamvu nkomeje ubutumwa n'impanuro mbafitiye, mbabwira ku mahame n'indangagaciro z'umubiri, kuko umubiri nawe uba ufite uruhare rukomeye cyane mu rugendo rw'urukundo, kuko iyo muwukoresheje nabi mwitwaje urukundo, ahubwo muba mwatangiye kurusenya.
cyo nababwira nuko guhuza umubiri n'uwo mukundana ntabwo kiba ari cyo kimenyetso gikwiriye cyo kwerekana ko mukunda nkuko abenshi babitekereza, kuko n'ubundi abantu bacana inyuma bahuza imibiri nabo badakunda. Ikirenzeho n'abigurisha bahuza imibiri n'abantu benshi kandi batabakunda. Ibi rero bibahamiriza ko guhuza imibiri mukora imibonano mpuzabitsina ntaho bihurira no kubaka cyangwa gukomeza urukundo hagati y'abakundana, ahubwo ni bimwe mu birugabanya, kuko n'ubundi mu busanzwe uko ushira amatsiko y'ikintu runaka niko ugenda ukigabanyiriza kucyitaho no kugitekerezaho cyane. Bityo iyo habayeho gupfundura agaseke hagati y'abakundana igihe gikwiriye kitaragera, ya matsiko mwari mufitiranye arashira, ku buryo mwisanga rya reme ry'urukundo ryagabanyutse, ndetse bamwe baba barashize amatsiko baba ku bakunzi babo batangira kuyagirira abandi bo ku ruhande, ayo matsiko akagenda bakurura berekeza kuri abo bandi, maze wa mukunzi we akisanga yamujugunye. Rwose mugomba kuzirikana ko indangagaciro z'umusore n'inkumi batarashyingiranwa ari ubumanzi n'ubusugi. Yego ndabizi ko umubiri twambaye utugora ukaduhatira gukora ibiwushimisha wowe ubwawo, ariko nk'abantu ntabwo bikwiriye ko umubiri turusha imbaraga n'ubwenge ngo dukoreshe icyo ushaka, ahubwo nitwe ubwacu tugomba kuwuyobora tukawucunga neza, kuko dukurikiye inzira umubiri ushaka kuducishamo twakwisanga twishe indangagaciro z'ubumuntu zitandukanye no kwitwa umuntu, tukitwa inyamaswa tubyiswe n'abo twakoranye iby'umubiri wadushutse twishimye nyuma y'ingaruka mbi zibivuyemo, tukibagirwa ko twabikoze kubera urukundo twitana ba mwana, twa tugambo twiza tw'urukundo twabwiranaga mbere yo gushukwa n'umubiri tugasimburwa no gutukana, twa duseko twasekaga n'utumwenyu twamwenyuranaga tugasimburwa n'amarira n'uburakari, twa dukino twakinaga tugasimburwa no gusunikana no gukururana, ya ndoro nziza twarebanaga igasimburwa no kurebana y'ingwe. Rwose ndabasabye umubiri ntuzabayobora uko ushaka witwaje urukundo, ahubwo muzategereze wa munsi nyawo muzashyingiranwa imbere y'ababyeyi n'abavandimwe, muhamiriza isezerano ryo kubana karamata mwagiranye, maze babaho umugisha mutahe mu rwanyu, muhana imfunguzo z'imibiri yanyu, maze mwubake urugo rwiza rwuje urukundo kandi rwubatse ku rutare rw'icyizere. Doris murumuna wanjye, nawe Harisi muramu wanjye w'ahazaza, ngo ubwo butumwa n'impanuro nari mbafitiye, ariko bitabujije ko na Tayiga na Debora batarinjira mu rukundo bumviyeho, ndetse na Britney na Edmond namwe musa n'abari mu ntangiriro z'urukundo rwanyu byeruye, nubwo rwatangiye mufite imyaka ine, namwe ubu butumwa burabareba, ndetse na Rameke Mariduke n'umukunzi we Fereyine, cyo kimwe na Kantona n'umukunzi we Michel Mariduke, namwe ubu butumwa ni ingenzi mu rukundo rwanyu, ndetse na Asha n'Isha Yerayisa, nubwo ntizeye ko bumvaga ibyo navugaga, ariko uburyo noneho bitonze umanza babyo umvaga, kandi niyo baba batabyumvise amatwi y'umubiri ndabizi neza ko yababyumvishije amatwi y'umutima. Naho Zipora w'ubu butumwa nabumuhaga kenshi nawe akabusohoza kuri Miki, bityo munyemerere nabo mbaho ubutumwa bwo kubakira mu gushinga urugo bubaka umuryango basezera ubusiribateri. Lukasi. Doris yamaze gutanga ubwo butumwa, Doris na Harisi barahaguruka baramuhobera n'ubwuzu bwinshi bamushimira cyane. Doris abwira Doris ko mu rukundo azagendera ku rugero rwe na Harisi, avuga ko nawe mu rukundo azamera nkanjye ari kimumakabe, kuko njye na Doris turi urumuri rw'urukundo. Doris na Harisi bamaze guhobera Doris, nanjye baraza barampobera, ndetse na Britney na Edmond baraza bahobera Doris, bamubwira ko ari isomo ry'urukundo, nanjye bampobera bambwira ko ndi ishuri ry'urukundo. Ako kanya Rameke Mariduke na Fereyine nabo bavayo bahobera Doris bamushimira ku bw'impanuro abahaye, bamubwira ko ari mama w'urukundo, nanjye bakomereza bampobera bambwira ko ndi papa w'urukundo. Ako kanya na Kantona na Michel Mariduke bavayo bahobera Doris bamushimira bamubwira ko ari marayika urinda urukundo, naho njye nkaba umwami uyobora urukundo nk'uko mu busanzwe tubyitana. Ako kanya Tayiga na Debora bavayo bahobera Doris bamubwira ko umugisha w'urukundo, nanjye bampobera bambwira ko ndi amahirwe y'urukundo. Kuri njyewe nkorwa ku mutima n'uburyo Tayiga na Debora bakomeje kugendera mu murongo w'abandi barimo nka couple, noneho uko nababonaga niba atari ibyifuzo byabinyerekaga, nabonaga baberanye kurusha ayo makupura ari aho yose, nubwo nayo yari aberanye birenze uko nabivuga. Lukasi. Ako kanya ka Asha na Rayisa nabo bari bagendeye ku murongo turiho, sinzi ibyo Britney yabongoreye bavayo bahobera Doris baterurira icyarimwe, bombi baramubwira ngo naye atubwiye ngo tubwire ngo uri ishusho y'ikundo. Doris bakimubwira gutyo ubwuzu bwaramurenze acika intege, bagiye kumucika abampereza vuba vuba yicara ku ntebe. Ako kanya nanjye barambwira bati neye atubwiye ngo tukubwire ngo uri imboni y'ikundo. Lukasi. Asha na Britney bakimara kumbwira gutyo byarandenze, nanjye ncika intege.
numva ubushagarana bwuzuye umubiri wose, bombi mbaha utudomo two ku matama, mbashimira mbatereka hasi, bagenda biruka basanga Buritini bamubwira ngo abahembe, bamutumikiye nawe abaha utudomo two ku matama bashimira. Ako kanya Korayo biswi arabahereza mu byishimo byinshi, barisimbukuruza nawe amenya icyo bashaka, yobika umutwe bamufata imisaya bamuha utudomo two ku matama bamushimira kuri biswi abahaye. Ako kanya Durisa arongera ahaguruka mu mutuzo mwinshi, adusaba kongera kumutiza amatwi agasoza ijambo rye kuri yakira Zipora na Miki mu gushinga urugo rwabo nk'inzira yo gukora umuryango, nyuma tukajya mu kirori cyo kubafasha gusezera ubusiribateri. Twese tumutega amatwi. Ako kanya gitangira kuvuga, Zipora yahise yiyamira akoma kuri Miki ngo arebe hirya, arebe niba babona aribo cyangwa niba ari mwibonekerwa. Mu gihe twese tugihindukira tureba abo Zipora na Miki babonye bakikanga, Zipora ahita ahaguruka avaho yiruka basanga n'ubwuzu bwinshi avuga ati, Miki nibo rwose we, Adurise uwo watubazaga tumuboneye hafi rwose. Zipora uko yakagiye yiyamira, twagiye mu rujijo twibaza abo bantu Zipora abona gasara, tubaza Miki warimo gutitira nk'uwaguye mu rubura ndetse ibyunzwe byamurenze nk'uwicaye mu itanura ry'umuriro. Ibyo ari byo nabo bantu aba ari bo nawe mu kudidimanga kwinshi aratubwira ngo bariya bashituye Zipora nta bandi